Haleluya. Ya. Kibigaragaza ni mu mirimo ifatika ikora. Uye Efuta aravuga ngo ngiye kururuga nanjye Uwiteka unshoboza ikizaturuka mu marembo kiza kinsanganira nzakigutura kugira ngo bimenyekane ko nanjye niyemeje kukurwanirira atari njye ahubwo ari imbaraga zawe nshyize imbere. Imana itari bayani, Imana itarashe, Imana itari davoro. Yaguhamagaye Amaso, yaguhamagaye Amaso. Naba ari wowe ukora Yesu. Nanizi bitavuga gukora kwawe. Nanizi imbaraga zose. Imyuka mibi yose n'ibitero byose bya Satani. Byose n'ibitsindwe. Byatuma ijambo ryawe ritagaragara mu bana bawe. Byatuma ritumvikana ibyo byose n'ibitsindwe. Maraso wamenye ku musaraba n'abari yagaragara. Kuboko kwibyiza gutsikamira imbaraga zose z'abadayimoni. Ndasanze muriro w'Imana imbaraga zibiri zindi nizigendera mu babyeyi, nizikorere mu bagabo, nizikorere mu basore, nizikorere mu bakobwa, nizikorere mu bavugabutumwa, nizikorere mu bahanuzi. Pelastostasera boyga mpamagaye imbaraga zineterariza iki kirere. Nitaye ku byahakorewe, nitaye ku byadotatsira bonefo, magaze mu cyanditswe kibonaho nkandagije ibirenge. Muriro w'Imana lostistansera bo tamura ibaye fodra mpamagaye imbaraga simenagura imbaraga zose zitavuga gukora kwawe. Hera yewe dasiri bone fodra ntagaraho kudesta ahubwo naho kubonerwa izina ryawe. Nuhimbazwe ko network yawe ibonetse. Nuhimbazwe mwahagurutse mugatera haleluya ko hari ikintu Imana ikoze gikomeye. Ndagushimiye Yesu, ndagushimiye Yesu ubwiza bwawe bubonetse. Ni mukomere ko hamwe nawe nyine wabashobora. Haleluya. Reka bansubiremo iri jambo numvaga ibintu bitameze neza. Ibintu bimeze neza none ubaye Amaso. Wayihaye icyubahiro. Maguheniko. Yesu ashimwe. Amen. Ushaka guhera ku murongo waho wa 8. Wihutishe. Uganire ku ijambo rivuga ngo kugarukwaho. Kugira iki? Kugarukwaho. Ese urabyizeye ko nawe wagarukwaho? Urabikeneye Yesu? Turebe abahari bakeneye kugarukwaho. Umunani havuze ngo nuko abakuru b'Igaleyadi basubiza Yefuta bati yego igitumye tuguhindukiriye ubu nuko kugira ngo tujyane tubone kurwana n'Abamoni. Nitumara gutsinda uzaba umutware wacu utwara abatuye Igaleyadi bose. Yefuta arababaza ati nimunsubiza iwacu kurwana n'Abamoni Uwiteka akabangabiza nzaba umutware wanyu koko? Baramusubiza bati Uwiteka w'umuhamya hagati yacu nitudasohoza ibyo uvuze. Haleluya. Yefuta aherako ajyana n'aba bakuru b'Igaleyadi. Nuko abantu bamugira umugaba wabo n'umutware imisipa. Niho Yefuta yavugiye ibyo yavuze byose imbere y'Uwiteka. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Numva none ibintu bigenze neza. Imana ishimwe cyane.
Arwaririye ngo guma kubirindiro ugume kugicaniro imirindi ya Yesu wanjye ndayumva mu mwuka wa guma kubirindiro ugume kugicaniro guma kubirindiro ugume kugicaniro imirindi ya Yesu wanjye ndayumva yumva mu mwuka wa ona sikaya boyaga haleluya kuma kubirindiro kuma kugicanira imirindi ya Yesu agenda yumva mu mwuka wa dorashaka go maje abataye kuma kubirindiro kuma kugicanira imirindi ya Yesu agenda yumva mu mwuka wa Dushimima abaya iradosta sotala bo senetasiga dushimima utabaye ma tayari ni rusoro Imana muri korali yaririmbye kuyemo imfe eshatu z'amahembe Pelaso Hamista Utanozanamo senetasiga hano harimo abantu barwaye indwara zabatsikami muhaguruka bari barimo bihuta muri korali Imana ikuyemo impfu z'amahembe babateza helos distance mwihutishe no nangana sita ariko haleluya ndagushimira Yesu kitingiro n'uburindiro budahangarwa kubaye ku bana bawe bari kuri iki kidendezi amen mwihutishe hola Imana shima cyane reka nkubwire munyumvirize ninshaka iminota ndongeraho yanjye 10 yo gukubita abadayimoni nta mpamvu ntabwo nabwiriza umuntu ukiri mu imbaraga zitikamiwe ntabwo uyu muntu wamubwira network y'Imana ngayumva kuko muri bo hari ibimutikami bandishwe yagize abadayimoni nabo babimenya ko twaje imbere y'iki n'Imana ishoboye cyose Imana ishimwe cyane ko nayihaye muyimanire ntacyo bitwara ariko ndumva nubwo ntangiye amavuta ndumva ruko ikirere kije ndumva hari ubundi bwiza ndumva hari andi mavuta ndumva hari akandi gaciro Imana itugaruriye mugikari haleluya kirungo kiriyo ndabona imbere hano bapfinirana haleluya mugikari haleluya haleluya
yo kumuta. Abantu bagufata ijambo, abantu bagufata uko utari, abantu bakubona igisuzuguriro, ariko Imana ikakubona umuntu w'umumaro. Hello, sola paipa. Abantu bagufata uko utari, ariko muri master plan y'Imana ibona kuri w'agaciro, ibona ko hari aho uzagera, nawe ukaba uwo kwifuzwa, ibona ko hari aho uzagera, ukaba umuntu w'umunyembaraga, batabyemera, babyemera, icyo Imana yavuze kigasohora. Rero nababonye kagapfukamunwa nigashaka gasubireho, kuko n'uwo munwa nturimo kugira iki. None se ko mbona nawe utabigaragaza ngo umwenyure uvuga ngo Yesu yishe umwaku, nanjye nkwiye gutera haleluya n'imihoro. Uzi impamvu? Haleluya. Henosita henotasimo heda. Uzi impamvu? Najyaga mwitwa narega ngo buriya ngiyo nyiteye ngo karimo ngo numva n'umwuka uheze mbona ngo muhiye. None kanavuyeho uracyakomeza kwira urubango. Yesu ndagushimire. Nakitangira Imana kandi ndahera Imana nabyatura bikaba kugakama k'umukirano kararema. Eliya yari umuntu nkatwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Elisa yari umuntu nkatwe. Bibiliya ataho Yesu we mugabo yararirimbye ngo ibi nibyo twigira ku birere by'abatubanjire. Mu yandi magambo, nugendera muri Kristo ukiranutse, ukora ibyo Imana ishaka, akanwa kawe izaza yubahirizwe muri wowe. Nimba utifitiye icyizere njye namaze kubyiyumvamo ko Imana ikorana nanjye nayo. Hari ababyizeye se? Njye mbyiyumvamo. Ntawe uzaguterekamo ibihe, ni wowe uzabyishakamo. Ni wowe wiyumva ko Imana igendera muri wowe, igatura muri wowe, ikakubera Imana, ukayibera umwana. Uyu mugabo dusanye witwa Efuta, muramuzi uyu mugabo yavutse mu buzima bukomeye, avuka mu buzima bugoye, avuka mu buzima bwo kwa, yavutse mu buzima bita bisi ngo ni ikinyenda, avuka kuri maraya. Noneho turi kumwe. Haleluya. Reka tuvuge Imana. Haleluya. Avuka mu buzima atari yiteguye kubukiramo, ariko kubwo umugambi w'Imana hari icyo yari yaramutegure kugira ngo mu gihe cy'abasuzugurwa nabo hazavemo abagaciro, hazavemo abakubahwa. Reka nkubwire, taba yarinyo ngo nibutse iminsi yace ndi umugabo wo guhamya ko nakure cyane Imana itagira iki. Ageze arabanga ingoma y'Uwiteka niyoge, nahize abana b'abantu nazo hari igihe zirangira n'ubwo zoge, ariko Imana ntigihinduka. Haleluya. Ariko turi kumwe. Pepe ya Bwana. Pepe ya Bwana. Haleluya. Haleluya. Utayikije ntabwo uzi ikikora. Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose ni kwa yizi, ahinduriye imibabaro nganezeza. Imana ishimwe kuko yumva amazi. Imana we, Imana ishimwe cyane. Ndumva hari ibintu Imana ikoze. Ndumva haraka. Ubundi ibi bintu wowe uko ubifata ntibikureba, sinakwishima. Wasanga akawunga wasigaye, wasize ugafite, hari uwaje avuga ngo byandangiriyeho, kandi naje ku mugabo utanga akawunga. Mwishinga se niba kakirimo, ngomba gushishikara kugira ngo nanjye Imana yongerwe ngo kubwo nkoreye ukamvuga neza. Na yasukari bazamuye ahubwo nguye ku kiro, ngurane n'ufuka.
ivuganya nanjye ngo mbabwire ngo mubayihagazemo neza batavangavanga nta n'umwe uzigera akorwa n'ubwiriza icyakora muri babandi babyina ngo nta kazaza tayari mubarebe ejo bundi ya mavuta azaza yisiga bimunanira ariko wowe kuko ufite Yesu na cya gikoto uzaza cyisiga bagomba kuzambira mu bina perasiremo kuko iri muri twebwe irihagije Abefesi igice cya 3:21 harimo ngo Imana yacu ibasha gukora cyane ibiruta biruta ibya anko biruta ibya fiance wawe guteta kuko ibyo Imana ikora nta wabirondora none se nashishikara nimwumvishe mu ntega amatwi nimwumvishe inshyushyu ndaza kuyumva ubwo si iyo ntashishikara nari kuyibona reka n'ubizana mu bunajyi n'ubusiviri bwawe uzataha utyo ariko ndavuga ngo kuko ubikoze neza ndimo kugutegurira ifuti yo kunywa inshyushyu ku cyumweru none ntabwo niteguye ko nibutaha inshyushyu ntabwo kutari haleluya ntabwo ndibuyinywa njye ibyo mwebwe muzana mwibwira ntabwo Imana muyitekerereza irabatekerereza na Yeremiya yahamagaye mu myaka 13 ariko ngo nyamuneka nyagasani umuntu ukindi umwana ntacyo afite cyo kuvuga kira hariya muri banke hariya haleluya ntacyo ariko dukomere Imana yacu amashyi banke ndayigendana nawe uzagira ishuri haleluya aragenda bagamagambo koma ngo nyamuneka nyagasani Yehova ndi muntu ukiko ntacyo mfite cyo kuvuga Imana yavuga ngo wivuga uturi umwana kuko nakumenye cye utari waba urusoro mu nda y'ababyeyi pa arangije amubwira ijambo rikomeye ngo ibyo uzavuga si wowe uzivugisha ni njyewe ndimubwira amagambo akomeye ngo kiza amagambo akomeye mu kanwa ka aho uzagera ari ukubika uzubika aho uzagera ari ukubaka uzubaka aho uzagera ari gutera imbuto uzazitera uziko ibyo uvuga ari ibyawe ntabwo byaguhema ariko niba uziko hari ubikora atari wowe wasama ikikorera ibindi biremera ukitera no kwiteka kigukuyeho urupfu haleluya ikumanira niba hano ngikukuyeho urupfu ntabwo ngikukuyeho imbaraga zajyaga zikubwegereza nijoro wayihaye icyubahiro dusomye ijambo ry'Imana ritubwira uyu mwana witwa Efuta uyu mwana mu kuvuka ngo uyu mubyeyi ari we witwa Maraya niko Bibiliya itubwira akimara kumubyara mu yandi magambo byarijyanye yabonye nta bushobozi yigira inama yo kumushyira kwa se ayo mwana akigera kwa se ngo abakuru be bose baritegereza baravuga ngo uyu mwana aje kuturira ibya data na mama rero byiza reka tumwerurire tumukurire inzira ku murima nshuti yanjye hari igihe ugera muri situwasiyo ibintu byose bikanga n'uwo wari wiringiye akakuvaho n'inshuti yawe ikavuga ngo umva tubisezerane aho wavuye simpazi icyakora yakuzanye muri uno mujyi wa Kigali ari izagutabara njye ntacyo nakumarira sohoka ugende ariko dushima Imana n'abantu baguta nta situwasiyo uhagazemo yagukomerera ku Mana niryo tangiriro ry'umunezero ariko mukunda ijambo haleluya inyuma haleluya Imana ishimwe cyane uyefuta ngo baramuta ugeze hishuri bw'Imana nawe kududubiriza amaso yo kunywa mu isi y'umwuka amen 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 haleluya amen ariko turahari uyefuta ngo baramuta baramwirukana mu muryango bakimara kumwirukana nawe ngo yigira inama agenda atura ahantu hitwa Itobo gutura Itobo ngo nawe ahitane undi mutwe wo kuzajya kurwanya iwabo
ngo witwaga ingungu, ngo uyu mutwe wararwanaga ngo kugera ku rwego ahantu hose aho bakandagiye bibwiriza dushima Imana. Nubwo waba usuzuguwe hari aho uzagera ugira agaciro. Ntabwo Imana iteza ikibazo itazi n'igisubizo cy'ibyo uzaca. Hari igihe isaha n'umunsi w'ibyaha birazwi n'Imana, bifitwe n'Imana mu kiganza cyayo, kandi isaha yageze n'utakwemeraga, n'uwagupingaga, n'uwagusuzuguraga, n'uwavuga ngo ntacyo uzimarira, azavuga ngo uyu ni umuntu wo kubahwa. Utishimiye mu nzu y'Imana nta handi uzakura. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Niba utabyemera genda byemera, hari ibyo yakoze. Haleluya. Urimo kugenda ibikora. Kuko Imana ifite ibimenyetso n'ibihamya. Ahubwo reka nyivugane, dushima Imana. Aho bagutaya n'Imana igutoragura, aho baguteza agaciro n'Imana ivuga igihe cyawe kirageze. Ubwoba nibushire. Muri ibyo bagenda bamureka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Hagenda bagukomeza ubane n'Imana gusa, naho abantu bakwereka biramugeza ngo wifurije kubana n'Imana kuruta uko wabanaga n'abantu. Yabona amata yatangiye gushiraho abana urandisiga mfite ntabwo nakwiye kugendana n'umurwayi. Uyu nguyu ngendanye nawe banazaza bavuga ngo uyu nguyu bambara mu cyiciro ariko yaguta Imana ikaza ikavuga ngo mwana wanjye nubwo baguta agende kumwe nawe, nubwo bagutaramyeho, ariko icyo navuze ni ingaruka nkugarutseho. Haleluya. Ni ingarukaho sifa kwa Yesu, hari ibizamenyekana. Ugitangira gukenyera igitenge cyatangiye kugufata, iyo ukize ngo baraza uyu afuta mukura mu mutwe w'ingugu. Imana ishimwe cyane ngo uyu mutwe uramamara ugera ku rwego aho uciye utinwa n'abantu, ngo noneho ngo abantu bitwa Bigaragarira bageraho bajya kubatera. Ababisirayeli bari barageze mu cyiciro cyo kudamarara, noneho baza guterwa n'abandi n'akandi gahu ngo karabazengereza, bageraho bamanika amaboko baravuga ngo turapfuye birarangiye. Baze kuri wa muntu wubahaga Imana, ageze akavuga ngo iyi Mana ntishoboye ndayamanitse. Ngo nyuma baricara baravuga ariko nubwo dutsinzwe hari andi mahirwe dufite, nubwo twebwe tutayigiriye, ariko hari umuntu twajugunye, hari umuntu twataye, kandi tumaze kumva ko hari amakuru afatika ngo ni umuntu ukomeye, ni umunyembaraga, aho yageze rwahinamiranye aratosana amanega. Biremera kugira ngo biremera Yesu yahageze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Baravuga nta wundi ni wa mugabo witwa Efuta twajugunye twaciye mu muryango. Twamaze kumenya amakuru
icyari budusabe turakimuha ariko azaturwanire kuko ibyacu byananiwe byose byananiwe niho Imana yurukiga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo bahita batuma ingabo zijya kuri uyu mudugudu witwa Ito, ngo bagenda bagera ahantu Efuta yarakambitse, bagenda bicishije ibibase. Wa muntu wasuzugurwa bageze imbere ye, noneho bagenda baca. Uziko reka nkwanure ibyagusuzuguje Imana iguhaye ubutwari bwo kubigenda hejuru. Ibyagutesha ngo bakigera sifa kwa Yesu. Efuta kibakubita amaso ngo muje kwenda iki? Ati twamenye amakuru, ntabwo tuje nka kwa kundi twiyemeraga, ahubwo twemeye imbaraga zikorera muri wowe, nizo tuje gushaka. Kabiri kandi izi mbaraga uzidutizeho, baramwinginga ngo uratwemerera tukujyane tugusubize mu gihugu cyacu ko intambara ikomeye bimeze nabi. Ati mwantaye nibwo mwibutse ko nabo w'agaciro, nibwo mwibutse ko nabo w'umumaro. Arababwira ngo tugirane isezerano, tugirane indahiro. Ngo icyo dusaba cyose turakiguha, ariko twemere simba kwa Yesu. Izerera mu ijambo mama, aho Satani yakwandaga, aho yagusuzugura, nicyo gihe abazimu n'abambari bose bibwiriza bagaca bugufi kabagenda hejuru. Icyangiro mu kazi, igisuzuguriro mu rugo rwawe, mu kwabwa uruzinga igihe rwakugendeyeho, nicyo gihe ngo rwibwiriza urugende hejuru, uvuge ngo kera kose wari uyobowe ko ndi umwana w'Imana. Urimo guhanura ka abahari haleluya, abahari haleluya. Ntawujijisha kuko noneho ndabareba mwese hano, utikiriza ndamenya ko hari ibindi atsikamiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Uya Efuta arababwira ngo se niki murashaka ko mbakorera iki? Efuta baramubwira ngo turagira ngo turwanirire iyi ntambara ikomeye. Kabiri sibyo gusa, uyitsi turemera. Haleluya, uzu tubera umutware, turemera, twe turabyiyemereye. Uraza utubera umutware utuyobora. Umva wa undi bari barajuguye, wa undi bari baratesheje, none babonye ko igihe kigeze, igihe gisarura gishiza abakozi bose kandi umwami rero ababwira ati we iyo kigeze urahera, kandi ikintangaza uhembwa n'uwagusuzugura. Igihe kigeze wa undi wagukoreshaga ni ngombwa ngo nawe umukoreshe. Wa undi wagucishwa aha ni ngombwa ngo nawe umubwire ngo cishwa hariya, kuko hari agaciro Imana iduhaye. Uya Efuta wa undi bavuga ngo ni ikinyendaro, ni ugiye kugenda atanga briefing, ari utanga amabwiriza, ari ubabwira ngo nimwikorere izi mbunda. Ibaze we icyangwa uyu munsi byagutwazaga igitugu bikagufasha hasi nawe ukabitwara. Amen. Ndahishuri wowe uzi ko Imana hari ubutwari itanze ku bantu bagenda batungana. Ndaje numva hari ibintu Imana. Uye Efuta arababwira ngo niki kibinyemeza ko
mutazivuguruza nabo bagerekaho ijambo ritamenyerwa. Vuga ngo amen. Bashyira mu ndahiro ngo iyi Mana yumva yageze mu ndahiro nayo bati okay uko nanjye ngezaho urugamba rushyushye ngiye kwihesha iki. Baravuga ati Imana yawe tuyirahiriye imbere yawe n'amagambo yawe, nitutabyemera izabitugora. Efuta arabatoke mugende ejo nzaza. Nawe ngahita yibeta aratangira arasenga aravuga ngo Mana nanjye nubwo bari bantaye bari baranantaye ubu ngubu menya amakuru ko bangarutseho kandi barankeneye kandi njye ntacyo nakishoboza. Nubwo nari nararemye uyu mutwe urwana ariko ndabona utabirimo twazatsindwa, ahubwo wowe Kristo. Haleluya. Nyemerera nzagende izina ryawe ryubahirizwe muri njye bakibona imbaraga nkoresha. Haleluya. Nawe uzururuke wiheshe icyubahiro nawe ngahita agira umuhigahiga. Mana ishimwe cyane ngo nintabaruka amahoro uko nagiye nkagaruka urwara rwanjye rutavuyeho, amaso yanjye akireba yose, amaguru yanjye agikomeye, umubiri wanjye nta saso bwaciyemo nanjye. Haleluya. Mwakunze Imana to elostisa serabo ibintu Imana igiye kugukora nawe ibyo uri buhige uzabisohoza. Imana ihagarara ku kintu cyitwa indahiro. Iyi ndahiro urahiriye imbere y'Imana ntabwo ijya yivuguruza. Abantu bakivuguruza kugira ngo ni ukuri yewe nzakujyana ahangaha nzakugurira, ariko yagera abaturabi wanamuhamagara akayikuraho. Ariko iyi Mana ihagarara ku cyo yumvishe n'amatwi ya ikagiha agaciro ikavuga ngo nanjye niho ruzingi ibyo wandahiriyeho nzarebe kubisohoza. Uya Efuta twibutse ngiye gusenga ndumva hari ibintu byamanutse kandi ntabwo bitaha. Vuga ngo haleluya. Mungu mbona mfituye barimo kwinjiza ariko haleluya. Ya kibigaragaza ni mu mirimo ifatika ikora. Uya Efuta aravuga ngo ngiye kururuga nanjye Uwiteka unshoboza, ikizaturuka mu marembo kiza kinsanganira nzakigutura kugira ngo bimenyekane ko nanjye niyemeje kukurwanirira atari njye ahubwo ari imbaraga zawe nshyize imbere. Ndumva ngiye gusenga. Haleluya. 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 Oya Efuta Imana iramwumvira aragenda arwana urugamba intsinzi arayitaha. Babandi bamutumye nubwo bamutumye ndakeka nabo baragenda bakavuga ngo nubwo twiyemeje ibi bintu n'ubundi turakorwa n'isoni. Dufite abantu barebera ibintu by'Imana mu isi y'umuntu batajya banabiha agaciro ngo banabiha uburemere. Bango n'ubundi igihe yahereye ivuga ubu ntabwo ari bwiriwe bisohoza. Ariko ndagira nkubwire guma kubirindira ugume ku gicana. Igicana ntabwo ukebakeba ahubwo uguma mu mwanya umwe Imana ikahagusanga. Wakabiri baratubwirije ngo menya aho ubariza. Nimba Imana yarakubwiriye murera yona ati mwana wanjye nzagutabara, sefi Imana izururuka ibiko ariko urava ujya Kimironko ugeremera ngo hari amavuta ya tuzamenya bisohorera. Hagarara aho wabwiriwe n'iki haba kujya ngo nzahagarara ku munara maze ndindire. Haleluya. Ubundi ibyo uvuga uhagaze kuki? Mubarize ngo uhagaze kuki? Wamumbarije ngo uhagaze kuki? Ni mu magambo, ni mu guteranya, ni mu gusebyanya, ni ukwirarira, no kwemera. Ariko haba kuki we ariko ngo nzahagarara ku munara
n'Yefuta yahagaze ku Mana aravuga ngo njyewe n'Imana iri muri niyo nzaza gushima nibikora. Mubwira ngo aho wajya gushimira abantu kuraho amaso ahubwo utangire wigarura ugaruke ku Uwiteka. Uwiteka ahemba neza. Haleluya. Ayo Yefuta kiva ku rugamba tayari ngoma nawe yahise yicara. Bravo ngo ni wowe noneho mutware, ni wowe nyakubahwa kuko intsinzi urayizanye. Haleluya. Agaruye agaciro muri Isiraheli, agaruye agaciro mu Bisiraheli. Barongera barava ngo nubwo hari iki uri umuntu w'umumaro. Haleluya. Ibyo birarangira nawe icyo yiyemeje ku Mana. Amen. 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 Yaragihiguye. Yagize iki? Wowe icyo uhize Imana ishimwe cyane. Icyo uhize yibonye bije bikomeye ari n'ibyiza wakundaga bita wicuza. Ariko yaravuze ngo icyo mize nicyo nzasohoza. Ngo mu marembo yiwe haturutse umukobwa we mwiza cyane akunda. Kandi yari yarahigiye iki? Avuta kibona umukobwa ndamusanganira amubwira ngo dadi uvuye ku rugamba yibuka indahiro yagiranye n'iki. Imana ishimwe. Amen. Umwana aramubwira ati se papa bimeze ati narahiriye Imana indahiro ikomeye ngo ikizasohoka mu marembo kiza kinsanganira. Nari nzi ko hazasohoka inyana, nari nzi ko hazasohoka intama. Ibyo wibwira si iby'Imana agira. Kura amarangamutima y'ibyo ukeneye mu mutima wawe, wemerere ijuru ari ryo rikuremera igitangaza. Wakuba ngo muri kariya kazi niho umugabo azava, niho akazi uzagahabwa. Nawe rero uyu munsi ugira icyo wibwira. Muvuye ngo Yesu adutabara. Bibiliya bivuga mu migani Umwana ngo gatandatu ngo menyereza umwana inzira pe kunyura mazarinda saza atayivuyemo. Reka gende yambara pogeti nuko nawe udashiramo ikiziriko cy'amasenge. Okanya zaza agenda asa nk'uwikandagira isate n'igihe ugezweho. Nagera mu nzu y'Imana asazigira ahubwo zaza agenda avuga ngo aheraho Imana naho kuba. Ariko ibyo nyine akora nuko nyine nawe utavuga ngo ikiziriko cy'amaraso ya Yesu Kristo kijye kimuzirikira kuri uru ruhimbi. Ibyo abandi bagenda bigira baniga wajya tambuka mu mwana we. Bahagurutse tugatera haleluya Imana ikazirika abana bacu mu kiziriko cy'amaraso. Takurenge nawe ukagira ngo udasabye nanjye wanjye nsigaye mbona mva ku ishuri yafunguye ibipensi ameze aho atuvuye hatumbuye kwiga nozi ibipensi. Reka tubwire Imana iturindira abana asigara musho aba yabihambuye yenda n'agatuza mwasenze Imana ikadutabara mwababyeyi. Uyefuta kuko urugo rwe rwari rurimo Imana no kubaha Imana. Umukobwa we nawe yari ari mu nzira yo kubaha iki Imana. Ntabwo yiriwe atera imibare avuga ngo mama papa ahubwo ngo iki Imana wayihigiye mwana papa uzagikore nimba ari njyewe. Yari yaramaje gukeba. Imana idukebera abana mu mitima. Uramubwira ngo ambara ipantaro neza ati subu ariko yamukebe yavuga ati ni ukuri mama ndayambara neza. Ariko Imana itugaruke mu ngo zacu. Ngiye gusenga ngo uyu mwana ngajya kurira ubukumi bwe akivayo ngo isakora icyo yagize iki. Tugarutse Uyefuta yari yararwanyirwa nk'uko nawe urwanya ndetse n'ubuzima yari yaravukiyemo. Sinzi ubwo wavukiyemo wowe ariko ngenda buzi we yari yaravukiye mu buzima ngo butari bwiza. Avuka mu buzima bw'igisuzuguriro bavuga ngo n'umwana w'ikinyenda. Nawe situwasiyo uhagazemo cyangwa ikigeragezo uhagazemo kigereranya nk'uyu mwana nk'uko nawe waba usuzuguwe. Wanyumvishe
nguyu mwana ngiye gusenga. Haleluya, anishimwe cyane. Ageraho yongera aribukwa. Mama ndagutangariza, Imana waje gusenga. Papa, Imana waje gusenga. Mukobwa, musore, mwana buti, Imana waje gusenga. Ikugarurira agaciro mu izina. Ugiye gusenga. Efuta yagwaruriwe agaciro na bene se baramwemera. Amen. Akazi byaranze, Imana ikugarurira agaciro. Waratawe, famiye zaragutaye, Imana ikugarurira agaciro nawe wongere bakwibuka. Mu buzima bwawe byose byaranze, Imana ikugarurira. Haleluya. Amen. Meshaze kesha. Amen. Amen. Pepe ava. Haleluya. Amen. Umba wambaga pe gatambara kiroza. Et distance est là. Irambwira ngo. Ariko turahana. Irambwira ngo imbere y'Imana yagiye kurokora impfu nyinshi. Yagiye gukura ubugambanyi bwinshi. Irambwira ngo icyo gushaka mu by'isi nta gaciro waboneramo ubuzima. Irambwira ngo agaciro gakuye hera y'Imana. Irambwira ngo nkubwire watakaje ibihe muri wowe. Ndayivuga. Tuzamurimo gusuzugurwa, itarimo kubabara, itarimo agahinda, itarimo amarira, kuko Imana igabiye agaciro aho wari warakataye. Imana icagaguye inzigo, Imana icagaguye ibyatuma gutakira. Imana sitona Mana wo. Imana turamenye ubundi buzima. Imana turamenye agaciro aho bari baratwibagiye bongeye baratwibuka. Mana ndagushimiye. Elastista soraba. Muhaguruke ntabwo nshaka agumya kwicara. Ko tugiye kwakira iby'Imana yadusezeranyije kubw'agaciro. Pena ngula sita. Sonda bingi sarabo. Takidora iboni sari giriado bane sansriba. Tope lasina wala ezo. Imana iravuye hano. Hanza agaciro. Urakoze Mana. Mushima Imana.